Turabasuhuje mwese mukomeje gukurikira Iseka News. Kuri uyu munsi tugiye kuganira n'umuyobozi hano mu kigo Dean. Muri iki kigo araza kutubwira ishami ayoboye. Tugiye kuganira rero kuri accreditation cyangwa se icyemezo bahawe cyo gutangiza amasomo. Arabitubwira, turagira ngo dutangire twibwira, atubwire ni na faculty ayoboye. Murakoze Iseka News kuri uyu mwanya muduhaye. Nk'uko mwari mubikomojeho, nitwa Marie Paul Dusingize, nkaba nyobora ishami ry'imibanire y'abantu, ubukungu, icungamutungo n'ibaruramari. Yego. Ni Faculty of Social Economic Sciences and Business Management mu zindi ndimi. Yego. Nk'uko mwari mubivuze rero, nanone hashize iminsi mike Iseka ihawe icyemezo kiyemerera gukora mu buryo bw'agateganyo, igihawe na ICPAR. ICPAR ni Institute of Certified Public Accountant Rwanda, ikorera mu Rwanda, ikaba ishinzwe guteza imbere umwuga w'ibaruramari cyangwa accounting. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni porogaramu yateguwe na faculty yacu, kubera yuko accounting niho ibarizwa. Hashize igihe gito Iseka ihawe uburenganzira bw'agateganyo, icyemezo cy'agateganyo cyo gutangira kwigisha, gutegura abifuza gukora ibizami bibategurira kubona iyo certificate. Kuvuga ngo certificate ibemerera gukora kinyamwuga. Murabizi ko hari ibintu byinshi abantu bakora batarabyigiye, bakabyigira mu kazi, ariko ni ukuvuga ngo ni uburyo bwashyizweho bwemewe ku rwego mpuzamahanga, butuma umuntu ashobora gukora umwuga w'ibaruramari mu buryo bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Yego. Ayo masomo babemereye kwigisha ni ayahe? Amasomo batwemereye kwigisha iyitwa CAT n'iyitwa CPA ku rwego rwa bronze. Bronze nirwo rwego dutangiriraho, kuko tuzagenda dutera imbere. Nibamara no kuduha icyemezo cya burundu, tuzazamuka tuve kuri bronze tujye no ku zindi zikurikiraho. Hari Certified Public Accountant, ariyo dukunze kwita CPA. Ifasha abantu batandukanye, baba abize ibijyanye na business muri kaminuza, cyangwa se abize n'ibindi ariko bashaka gukora umwuga w'ibaruramari mu buryo bwemewe. Hari amasomo yabageneye bakayategura, ubwo ni twebwe tubategura, kubera yuko ICPAR yo ishinzwe kubaha ibizami. Turabategura tukabafasha gutegura ibyo bizami, hanyuma nyine bakazajya kubikora bakanabitsinda, kuko nicyo kigamijwe. Yego. Umuntu yakibaza ati se ni iyihe mpamvu yabateye nka Iseka, yabateye kuba mwasaba kwigisha aya masomo? Impamvu yaduteye kwigisha ayo masomo, icya mbere ni uko nk'uko nabibabwiye, Iseka mu ishami ryacu rya Social Economic Sciences and Business Management dusanzwe twigisha ibintu bijyanye n'ubucuruzi n'ibaruramari ndetse n'ubukungu. Birumvikana rero ko abantu bize ibyo byose hari ubumenyi baba bafite ku bijyanye n'ibaruramari cyangwa se accounting. Iyo porogaramu rero ya training nibafasha kunoza ibyo bize cyangwa ibyo bagiye bigira mu kazi, bakaba ababaruramari umwuga nyine, bivuze ko babyigiye babifitiye ubumenyi busabwa n'inzego zabigenewe. Yego. Nabonye babahaye guhera ku cyiciro cya bronze, wenda wabivuzeho gato, ariko se kuki ari cyo bahereyeho? Ese ibindi byiciro bibaho ni ibihe? Icyiciro cya bronze ni icyiciro cy'ibanze. Wumva nibwo tugitangira, ni ibintu twasabiye icyemezo. Uguha icyemezo rero
ntabwo ahita guha icyemezo cya burundu, Yego. ahubwo hari inzego. Ni ukuvuga ngo ubwo bronze turacyari abatangizi, bivuze ngo ntabwo tuzahita dutangira gutereninga abanyeshuri benshi cyane, ntabwo tuzaba dufite abatrenazi nabo benshi, kuko tuzagenda tuzamuka tubona abanyeshuri benshi, tugira n'abatrenazi benshi, ubwo tuzava kuri bronze tujye no kuri zahabu, kuri golden nayo irahari. Yego. Hanyuma se mwahawe icyo cyemezo cyo kuba mwatangira, ariko se ikigero muriho cyo kwitegura kuba mwatanga ayo masomo gihagaze gute kugeza ubu? Mwiteguye mute? Kugeza kuri uyu munsi ibisabwa by'ibanze birahari. Ibisabwa by'ibanze birahari, ni nayo mpamvu twafashe uyu mwanya kugira ngo tumenyeshe abatari babimenye, kubera ko n'ubundi twari twamenyekanishije mu buryo butandukanye tubinyujije mu miyoboro itandukanye ko icyo cyemezo twakibonye, kugira ngo abantu babimenye, kubera ko abantu batandukanye bajyaga bahora babitubaza. Ariko uyu munsi turimo turegeranya ibisabwa byose ku buryo turateganya ko ibi biruhuko nibirangira, ibiruhuko bya Noheli nibirangira, n'amatariki yo kwiyandikisha no gutangira nayo azabazwe. Yego. Ubwo ni cye cyaba se kikibura, cyangwa wenda biri kugana ku musozo? Turacyari mu myiteguro, urumva turimo kumenyesha abafatanyabikorwa bacu, abantu batandukanye ko iyo gahunda ihari, hanyuma tukazabamenyesha itariki yo kwiyandikisha, nicyo gisigaye nibyo turimo kurebaho. Ubundi itariki yo kwiyandikisha, igihe bazatangirira n'igihe bazasoreza, ibyo byarangira tugahita dutangira. Reka tujye noneho ku bagenerwabikorwa, kubo aya masomo areba. Se ni abanyeshuri bameze bate? Ni ibiki basabwa kugira ngo babe bakiga ayo masomo? Mu buryo bwa rusange, iyo usomye mu bisabwa nk'uko byateguwe na Ikipari ni cya kigo nababwiye gishinzwe guteza imbere umwuga w'ibaruramari, bakubwira ko umuntu wese warangije icyo twita imanite, warangije senior 6, yaratsinze, haba ku bigendewe na two principal passes cyangwa se afite amanota ku basigaye babara ku ijana, yaratsinze, uwo wese afite uburenganzira bwo kuza kwiyandikisha. Ntabwo ari abo gusa, biranareba kandi abafite diplome za kaminuza mu mashami atandukanye bifuza gukora kinyamwuga mu bijyanye n'ibaruramari. Birareba abantu bafite diploma muri accounting cyangwa se ayandi mashami ajyanye nabyo, business related programs, abafite masters degree. Biranareba ndetse abantu bamaze imyaka bakora ako kazi k'icungamari ariko atari byo bigiye. Abantu bamaze imyaka guhera kuri 6 mu kazi bashobora kuza bagakora kati ni ugutegura abantu baza kuba accountant assistant, baba bari mu kazi k'ibaruramari ka buri munsi, cyangwa se bikareba abantu bamaze imyaka 10 bakora imirimo itandukanye ijyanye n'ibaruramari, abo bashobora kuza kwiyandikisha muri CPA. Yego. Hari abanyeshuri wenda bashobora kwibaza uti se ndaza kwiga iyi porogaramu wenda adafite amakuru ahagije kuri yo, ngo inzamarire iki? Cyangwa se n'uri mu kazi atarabyize, wamubwira ko izi certificate ahabwa nyuma y'uko arangije kwiga zizamufasha iki? Tubwire. Uyu munsi aho iterambere ry'ibaruramari ririmo kugana, naho iterambere ry'igihugu ririmo kugana, mu minsi iri imbere iyi certificate izaba ari ngombwa kugira ngo umuntu akore akazi k'ibaruramari aho ariho hose. Ni niyo mpamvu nk'abakozi batandukanye ba leta bagiye babona sponsorship kugira ngo bajye kwihugura babone iyo certificate. Izaba ari ngombwa kugira ngo umuntu akore mu buryo bwemewe akazi kajyanye n'ibaruramari, kabone n'ubwo waba warize accounting cyangwa se n'ibindi birebana nayo muri segonderi cyangwa se muri kaminuza. Iyo certificate ni ngombwa. Hanyuma se ku bijyanye no kwiga,
turabizi ko iyo abantu biga bakenera minerval, byo mwabwira iki abateganya kuza kwiga? Ni ibintu bihendutse, bimeze bite? Abateganya kuza kwiga, urumva uyu munsi ikintu cyitwa ubumenyi ntabwo ari ikintu gihendutse. Ntabwo turimo gukanga ababiteganya, ariko ni ukuvuga ngo hanze aha ngaha aya masomo ntabwo ari twebwe ba mbere tuzaba tuyatanze. Niyo mpamvu rero ibiciro byacu bizaba bisa n'ibiri ku isoko muri rusange, biri mu byo turimo kwegeranya. Nanone gusa nanone nk'uko musanzwe mubizi, abiga aha ngaha n'abatugana, tuzagerageza gukora ibiciro byoroheje ugereranyije n'iby'abandi, tubisanisha n'ibiciro dusangwa n'ubundi nk'abiga mu yandi maporogaramu ya hano, kuko ngira ngo murabizi ko ku isoko ry'amashuri hano hanze iseka iri mu makaminuza afite ibiciro byoroheye abayigana. Yego, hanyuma urabivuze iti ntabwo ari iseka yonyine izaba itanga iyi porogaramu, ariko se ni iki cy'akarusho nka iseka izatanga kugira ngo n'ababyumva yumve ko nta handi yagakwiye kujya kwiga yaza muri iseka? Iseka icy'akarusho ifite ni ahantu iherereye. Ni ahantu iherereye, ni ukuvuga ngo ku bantu batandukanye bari muri Muhanga cyangwa mu nkengero za Muhanga no mu majyepfo muri rusange, ntabwo bizongera kubasaba gukora ingendo ndende. Icyo ni kimwe, ije kuvuna abantu amaguru. Ariko nanone ikindi cya kabiri ni ibisanzwe, ni ireme ry'uburezi. Iseka isanzwe yimakaza nk'uko iryimakaza mu zindi gahunda zitandukanye yigisha, ni nako bizaba bimeze mu guhugura abantu bashaka gukorera izo seritifika. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, turagira ngo tubasabe mutange ubutumwa ku banyeshuri ndetse n'abandi bakozi hirya no hino wenda bifuza kuba baza gukurikirana iyi porogaramu. Ubuhe butumwa mwabugenera kuri gahunda muteganya gutangira mu gihe cya vuba? Ubutumwa twagenera abantu batandukanye bifuza kwiga iyo porogaramu, icya mbere ni ukubamenyesha ko twabonye icyemezo tugihawe n'urwego rubifitiye ububasha cyo gutanga ayo mahugurwa, ayo masomo. Hari abantu benshi bajyaga babitubaza bavuga se muzabizana ryari? Ubu noneho twabibazaniye, ntibikiri ngombwa kujya kure, nibatugane aho fakulite ikorera barahazi, cyangwa baduhamagare kuri nimero za telefoni zirahari kuri website ya iseka, twanazibasubiriramo aha ngaha ku musozo w'ikiganiro kugira ngo tubahe amakuru yose y'ibanze, hanyuma baze bivomere ubumenyi nk'uko bisanzwe. Yego, turi kugana ku musozo, ariko niba hari ikindi wenda tutababajije mwageza ku badukurikiye nacyo mwakivuga. Nkurikije urwego imyiteguro igezeho, ayo makuru y'ingenzi y'ibanze ndumva ahagije, ahubwo abakeneye arenzeho hagati aho ngaho baduhamagara kuri 0788411080 ku bisobanuro birenzeho. Murakoze. Reka tubashimire cyane Dr. Murakoze Iseka News.